rimwe najyaga nsenga Imana ikavuga nzakugira neza nzakugira neza ineza nkayitegereza nkayibura Rwamagana ubuzima buranga nerekeza mu gihugu cya Kenya ngeze muri Kenya naho mbona ubuzima bwaho buragoye ngaruka mu Rwanda ngeze mu Rwanda nsubira handi Rwamagana ngeze Rwamagana mbona ibintu ntago biri kujya mbere nza mu mujyi wa Kigali ndavuga ati ariko reka njye gushaka ubuzima i Kigali ngeze mu mujyi wa Kigali mbona naho biranze ntago mbuze nkavuga ubutumwa nka 80 nzi nkababwira ikintu kimwe dukura amaboko mu mufuka dukore ibitangaza ndabifite byinshi nabonye kandi mfite uyu munsi wa none ntuye mu mujyi wa Kigali mba mu mujyi wa Kigali igihe nabayemo nkabura aho kuba nkaba mu rusengero abantu bazi ku Gisozi ku kibanza hirya ku kibanza gatoya ubwo buzima barabuzi ko nabo bayemo nta gitangaza kiva mu ijuru ahubwo mu ijuru hari ubutware ndabona Imana ivuga ngo ndakugaburiye nta mufuka w'umuceri ndabona umanuka kuva mu ijuru nawe umunyamakuru ndumva nta urabona n'undi munyarwanda wawe yarawubonye wenda azamamagare mbwa ati ngena narawubonye guhaye ikaze ukomeje gukurikira ibiganiro bya Garagara TV by'umwihariko tugiye kureba ahantu abantu bikura ndetse naho bigeza dufite ubuhamya cyangwa se tugiye gusobanukirwa n'ibyo n'urugendo rurerure cyangwa se imiterere y'imibereho y'umugabo uri hano kuri kamera muri kureba adusobanurira ndetse by'umwihariko anaduhe n'uburyo yakomeje kugenda muri urwo rugendo rwari rugoye rimwe na rimwe ariko bikagera hagera ku bintu byiza bikomeye cyane byanatumye hari icyo aje kutubwira uyu munsi yanasangiza abandi kugira ngo hari babashe kuba bagira aho bava ndetse naho bagera. Ndishimwe Josue Mari Pasi kuri mikoro ndetse kuri kamera muri kurebaho uwo muntu aza kutwibwira. Tuguhaye ikaze. Murakoze. Nikoneza remye Jean Marie Vianney. Yego. Nkaba ndi umugabo. Yego. Nubatse urugo. Murakoze kudusura. Nezi yaremye Jean Marie Vianney turagusuye cyangwa se turi kuganira ni muntu ki none uyu munsi uje kudusangiza iki? Uyu munsi nije kubasangiza urugendo rw'ubuzima ndetse n'urugendo rwa business mfite uyu munsi wa none. Yego. Yego. Urugendo rw'ubuzima bwari rumeze rute uruhuza ute none na business uri gukora ubu ngubu? Urugendo rw'ubuzima nirwo ngiye guheraho. Yego. Ndasoreza kuri business. Yego. Business ndayivugaho iminota itarenze 3. Yego. Kandi muri iyo minota 3. Yego. Nzi ko Imana iri budufashe ikabana natwe ndetse n'abagomba gukurikirana iki kiganiro bari kutureba. Yego. Nabo bakanyurwa mu mitima yabo. Nzi neza yuko ngo Yesu yajyaga anyura ahantu yanyura ahantu ngo umucyo we ukaza muri ba bantu. Rero natwe iki kiganiro nzi ko Imana ikirimo. Yego. Urugendo rw'ubuzima bwanjye nakure mu karere ka Rulindo nyuma gato yanza kugira Rwamagana njyayo twimutse ngeze Rwamagana ubuzima buranga nerekeza mu gihugu cya Kenya ngeze muri Kenya naho mbona ubuzima bwaho buragoye ngaruka mu Rwanda ngeze mu Rwanda nsubira handi Rwamagana ngeze Rwamagana mbona ibintu ntago biri kujya mbere nza mu mujyi wa Kigali ndavuga ati ariko reka njye gushaka ubuzima i Kigali ngeze mu mujyi wa Kigali mbona naho biranze naje kunyura ahantu hamwe mbona bari gukora isabune mbona bari gukora bitandukanye nuko nabibonye muri Kenya ndavuga ati rero ibintu birashoboka ko Imana yabimpera mu mugisha rimwe najyaga nsenga Imana ikavuga nzakugira neza nzakugira neza ineza nkayitegereza nkayibura. Yego. Birashoboka ko abantu benshi batekereza ngo Imana iravuze ngo irakugaburiye ukajya ngo urataha bisange mu rugo. Kandi nta hantu Imana yigera ikora hari ibyiri guhereho. Igeze yabwira Eliya yigeze yajya ku mupfakazi aravuga ngo mpereza amazi mu gacuma amaze kumwaka mwaza aramuvuga ati ariko nkeneye no kurya mpagatsima nirire. Yego. Arangije akarya umupfakazi atekereza ko ari buho umwana ariko ntiyabibona. Yego. Arangije kubibura Eliya arangije kurya aravuga ngo iki kibo ntikizaburamo ifu n'imperezo ntizaburamo amavuta. Yego. Umupfakazi niwe yaratekereje akavuga ati ariko se uyu mugabo ubu ntatubeshye. Yego. Birangije gatoya baravuga ati rero Eliya igumira ahangaha umuntu w'Imana nibiza tuzabisangira. Yari isaha y'Imana yo gutabara Eliya.
ntabwo yari azi ko uwo munsi agomba kubona aho kurara. Ariko kubwo igisubizo cy'Imana cyanyuze mu mupfakazi, Eliya yicwa n'inzara ajya gusaba amazi. Birashoboka ko ari ijwi ry'Imana ryamwongoreye ngo amusabe n'agatsima. Byose birabonetse. Icyo mbivugiyeho ni iki rero, Imana yansezeranyaga umugisha nkawutegereza nkawubura. Yego. Ariko mvuye kwiga muri Kenya, mvuye kwiga gukora isabune, siraje, amavuta yo kwisiga gikotoro, glycerine, imigina y'ibihumyo, amarange, isabune yo muri toilette, isabune y'amazi, ji ndetse n'intuza na siraje na buje. Ibyo mvuye kubyiga. Ndavuga ati nyamara wasanga Imana igiye kunsubiza. Ntago byaciriye aho ngaho. Nahise nsubira i Rwamagana mvuye muri Kenya. Yego. Ngeze i Rwamagana numva ubuzima ko butagomba kurangira mu cyaro. Nza mu mujyi wa Kigali, ngeze i Kigali mbona ubuzima none naho buranze. Bumaze kwanga nguza umuntu 200,000. Nishuramo inzu, ndanje kwishuramo inzu, asigaye nyeshoramo business yo gukora isabune. Mbona isabune yanjye irakunzwe, iranje gukundwa. Ndavuga ati ibi ntibihagije, ngiye kwigisha abagenzi banjye nabo batazaba mu buzima nk'ubwo nabayemo. Mbigisha nabo gukora isabune. Hari uwo nigisha arangije arambwira ngo ariko uziko Imana ngo muri iriya minsi ngo yambwiye ngo igiye kuncira inzira ngo mbone icyo gukora. Ndavuga ati none se igiye kugucira inzira, yiguciriye hano muri Haguruka Business Center. Arangije arambwira ati birashoboka ko ari hiciye. Ndamuseka ariko nirengagije ko Imana nanjye yigeze yavugana nanjye. Noneho mwuko kumuseka mu kindi gihe gito twigeze duhura ajyanye amaporodo ahantu atandukanye y'amasabune. Tabaze wateye imbere, arambwira ati nge nateye imbere byawe ninakubwiraga koko Imana yari bihagazemo. Rero ubuzima bwanjye bwabaye ubuzima bugoye cyane. Kubanzi muri Gisozi narahabaye igihe kinini, ubutungutse muri Gisozi. Abari kudukurikirana kuri kamera bakibaza ngo Gisozi ni mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Gasabo. Mu karere ka Gasabo. Ndumva ari umurenge wa Gisozi. Yego. Gisozi nayikubitiwemo mbamo mu buzima bugoye. Abantu benshi ubabajije Jamari yo ku Gisozi ukunda gusenga cyane baranzi. Birangije ubuzima burankubita ariko nanjye nkarushaho gusenga. Mwuko gusenga Imana yo mu ijuru niba yaracanye itara ryanjye ikaba ati icyerekezo ni ukugenda ukigisha abantu. Naragiye nshinga ishuri. Mwuko gushinga ishuri mbona umunsi wa mbere nta munyeshuri uje, umunsi wa kabiri nta munyeshuri uje, umunsi wa gatatu mbona nta uje. Mpita njya gusenga mbwira Imana ngo Mana ibi bintu harimo umugisha wanjye. Numva ijwi rimbwira ngo komeza urugendo nzabana nawe. Ndagenda nigisha abantu gukora isabune. Mbona abantu baraje, ejo mbona baraje. Business irakurira irazamuka, igeze hahandi ejo wabonye. Abanyeshuri babonye ko ari benshi bari kuza kwiga bitabiriye baturutse mu ntara zitandukanye. Kubera iki? Ndazi neza ko uyu mwaka ari uwanjye n'Imana, ngomba kubona umugisha uw'Imana yansezeranije. Kandi ikindi nkabera isoko umunyarwanda unyumva aha yaba aherereye hose, kuko nshaka kuzamura abantu nkabavana mu cyiciro kigoye nkagera aho mbageza. Bakiga aya masomo yose nigisha hatabuzemo na rimwe, ko ngo nabo biteza imbere. Kandi nzi ko Imana izabashigikira. Shaka kuba igisubizo cy'amasengesho ya bamwe. Yego. Urwo rugendo rwawe no kuba noneho hari icyo uri gufasha abantu, ni iki noneho bikuguha ubu ngubu mu buryo bw'ibitekerezo nawe ukumva nyine nuyihe byumviro ufite ubu? Ibyiyumviro mfite nuko Mose yambukije Abisiraheli akoresheje inkoni Uwiteka yari yamuhaye. Nanjye nshaka kuvana abantu mu bukene mbavanye mu bwenge Imana yampaye, nkabasha kumenya gukora amasabune na biriya bintu byose nakubwiye. Noneho intego iri muri njyewe, nifuza ko buri munyarwanda wese aho ava akagera aherereye hose namugeraho. Nibiba na ngombwa Imana ikancira inzira no kwambuka umupaka nkajya no kwigisha no mu bindi bihugu, nabyo inyenyeri y'Imana niyaka kuri njyewe hose nzakora. Hari aho wavuze ati ko nawe hari igihe wigeze usenga. Yego. Ukabona hari icyizere cyangwa se hari igisubizo, hari ibyo amasengesho akwereka
ariko nyuma bigatinda. Ibi bisobanuye iki ku bantu n'ubu ngubu bakiri muri bwa bukene cyangwa bya bibazo bikomeye, akumva yuko hari icyo bisobanuye? Ndaguha ingero nk'ebyiri. Ushobora gusenga Imana ikakuvuga ngo mwana wanjye ndakuha ibyo kurya, ugahita wizera ngo ibyo kurya biraza uyu munsi, uwo munsi ukaburara, n'ejo ukaburara, n'ejo ubundi ukaburara. Ubu ni Imana navuganye nayo cyangwa n'umuhanuzi wamvangiriweho? Ariko Imana yajya kugusubiza, yakugaburira. Abantu benshi bagatungurwa, abantu benshi bakabona ineza y'Imana ije kuri wowe. Rero hagati aho ngaho, ikindi Imana ishobora kuvuga ngo nkubakiye, nkuhaye inzu, ukayanga iyi nzu ni umuntu uzayigura amafaranga ye ayiguhe. Mu bigaragara tujye muri logique, abadukurikirana, abarimo badukurikira bari kutwumva. Nk'ubu Imana yakuvuga ngo guhaye inzu, muri Rwanda hari ikibanza kitagira nyiracyo, nuko nuza ukiga muri Haguruka Business Center, cyangwa se ukaza ukabana natwe, ndetse n'indi mishinga iri hirya no hino hatandukanye, ugahumuka ku bwenge, ukareba kure. Muri bya bindi ukoze Imana ikaguheramo umugisha, ya nzu uzagura ikibanza cya mugenzi wawe cyangwa se inzu ya mugenzi wawe, ibi yawe kuko wayiguze. Ako nta butaka butagira nyirabwo, nta n'inzu itagira nyirayo. Yego. Kuri wowe wumva ko kugira ngo ubone iby'Imana yagusezeranije hari icyo usabwa? Hari icyo usabwa. Yego. Usabwa guhishurirwaho umugisha wawe uri ukajya gukora. Yego. Ni iyihe experience wahuye nayo mu buzima, n'ubwo wenda batubwiye ko byari bigoye, na n'ubu ujya wibuka uvuga ati noneho ibi bigaragaza yuko buri muntu wese, hari umuhanzi waririmbye ngo yabonye ko ngo nta Imana itageza umuntu, nta naho itamukura. Nawe hari ikintu ujye wibuka uvuga ati yego rwose ibi jambo ni ukuri? Icyo ndeba cyangwa se experience nabonye, iyo uri hamwe n'Imana byose birashoboka. Ushobora gucuruza utari kumwe n'Imana ugahomba, ushobora guhinga utari kumwe n'Imana ugahomba, ariko iyo uri kumwe n'Imana, Imana ishyigikiye ya vision yawe, ibintu byose birakunda. Noneho nkasubiza nk'abavuga butumwa bankurikiranye, ndabazi hari benshi tujya duhura mu masengesho pe, ntabwo mbuze nk'abavuga butumwa nka 80 nzi. Nkababwira ikintu kimwe, dukure amaboko mu mufuka dukore, n'ibyo dukora Imana izadushyigikira. Tuzakorera Imana twuzura umwuka wera, amafaranga tuyafite, twuzura umwuka wera dufite n'ubundi bumenyi. Rero umuntu ashobora kuvuga ngo Mana waransezeranije none nturasohoza. Nge naje nk'igisubizo cy'abantu n'Imana, kuko Imana yakoreye muri njyewe, impa vision y'ubuzima. Maze kuma vision y'ubuzima, numva ko buri munyarwanda wese hari icyo yageraho, ariko ntibagiwe abo twasenganye. Yego. Hari abo mwasenganye n'ubundi ubona bakikomeza, hari bajya nyine bicyanga. Yego. Ukaba ubagira inama yuko bagira ukuntu yaba kugusanga wowe cyangwa ahandi hantu runaka bagenda bakafata ubumenyi cyangwa bakashaka uko bishoboka byose, ariko ntibicare gusa mu masengesho ngo bumve ko bizakemuka. Bagomba kunsanga nkabafasha, kuko ibyo nize nibyo ngomba kubigisha. Namara kubibigisha nabo bakiteza imbere. Aramutse aje hari uburyo bamufasha bw'umwihariko? Hari uburyo nabafasha by'umwihariko. Abo ngabo wenda mwasenganye cyangwa mugisengana, cyangwa abantu wabonye nyine bagifite imihati mu by'iyobokamana, wenda akaba yumva hari ibitangaza by'Imana ategereje. Abo ngabo turabafasha nabo. Kuri wowe se wenda wamugani we uri kubafasha, ariko wowe hari icyo ibyo bitangaza wavuga ko ubifite, wabibonye ku buryo bavuga ati nyine ndabisangiza abandi? Ibitangaza ndabifite byinshi nabonye kandi mfite. Uyu munsi wa none ntuye mu mujyi wa Kigali, mba mu mujyi wa Kigali, nubwo nkodesha, ariko nabanga Imana yangiriye neza. Hari igihe nabayemo nkabura aho kuba, nkaba mu rusengero, abantu bazi ku Gisozi ku kibanza, hirya ku kibanza gatoya, ubwo buzima barabuzi ko nabo bayemo. Ariko uyu munsi wa none ndikodeshereza ntunze urugo, nta muntu wazanga nsaba 1000 ngakibure. Icyo gihe no kubona ibiceri 200 byari ikibazo. Usibye n'ibyo ngibyo, ndigisha abanyeshuri bagera muri 20 nkabona n'ibibagaburira. Yego. Nkabona aho kubaryamisha. Yego. Bakarya saa sita na nimugoroba, kandi ngiye kwitunga ubwanjye ndi umwe byarananiraga icyo gihe. Uri kumva se atari igitangaza gikomeye? Yego. Abantu bajya batekereza hari ngo ibitangaza ni ibintu bizamanuka mu kirere bigweho,
ariko ntabwo bajya babona ibintu by'ingenzi baba barabonye mu buzima. Niriye somo nanone wigiyemo aho ngaho wanasangiza n'abandi? Nasanze nta gitangaza kiva mu ijuru, ahubwo mu ijuru hari ubutware. Ubutware buduhesha ibyo tugomba kuba byo. Uyu munsi wa none icyo namenyekanisha ku bantu runaka, urabona Imana ivuga ngo ndakugaburiye, nta mufuka w'umuceri ndabona umanuka kuva mu ijuru. Nawe munyamakuru ndumva ntawe urabona, n'undi munyarwanda wawe yarawubonye wenda azamamagare mbwira ati ngenda narawubonye. Ndumva nta bintu biva mu ijuru. Rero hano ku isi Imana ifite ubutware bwo gutegeka. Yona yamumereje uruyuzi ruramera ngarazwe kwikirira umurinda izuba, sibyo? Yarumejeje mu butaka, ntago ari amababi yaturutse mu ijuru agere ku butaka. Icyo ni icya mbere. Usibye n'ibyo ngibyo, mu bukwe bw'Ikana Yesu abugeramo, yaravuze ngo nibavoma amazi buzuze intango. Si bajye kuvoma kuri robine? Yego. Birashoboka ko uyu munsi wa none ari kuri wasake. Yego. Arangije arashimira ya mazi, batangira guhereza abasangwa ngo banywe, babanga izi ziryoshye kurusha izo twanyweye mbere, kuko Yesu yagize ute yabigezemo. Usibye n'ibyo ngibyo, ntabwo ingero nyinshi zaho Yesu yagiye agera, agatubura imigati, iyo migati atubuye abari aho bose bakarya bagahaga. Rero itangaza by'Imana twarabibonye, naho umuntu yakijijisha neza y'Imana turi kuyibona. Rero hagati aho ngaho umunyarwanda wese ahava akagera, reka tureke n'u Rwanda, iyi cyane turiho ahantu ku isi hose irahagera. Yego. Umuntu wese watwumva ari mu bihugu bitandukanye, nutumva ikinyarwanda bazakimusobanurira, bazamusobanurira kandi akimenya. Garagara TV izamusobanurira, azamenya byinshi. Rero icyo navuga hagati aho ngaho ni uko buri munyarwanda wese, buri muntu wese utuye isi agomba kumenya yuko Imana ariyo byose, nibi ngibi ngezeho mbigejejweho n'Imana. Yego. Wenda ugera ku musozo, wenda wanatubwira n'ibintu ukora none n'uburyo abantu bagusanga. Okay, reka mbabwire ibintu nkora n'ahantu mwansanga. Nkora isabune y'amazi, isabune ya shampoo, izi abamama bamesa mu mutwe, tukigisha omo. Yego. Tukigisha isabune muri toilette. Yego. Tukigisha ibihumyo. Yego. Tukigisha gukora amarange. Yego. Tukigisha gukora glycerine. Yego. Tukigisha gukora amavuta ya gikotoro. Yego. Tukigisha gukora bougie. Yego. Tukigisha gukora sirage. Yego. Ibyo byose turabyigisha. Aho rero badusanga ni hano Nyabugogo kuri Aprovia. Yego. Iyo uvuye muri gare kuhagera moto n'amafaranga 400, iyo ugiye n'amaguru ni minota 6. Yego. Ndetse usibye naho na Karuruma turahakorera. Twifuza no kugera buri murenge wose ugize igihugu. Nimero ya telefoni bampamagaraho bamboneraho ni 0788. Yego. 22. Yego. 12. Yego. 78. Yego. 0788. Yego. 8 nanone. Yego. 22. 12. 12. 78. Ndetse hari n'indi nimero 079. 079. 40. 40. 10. 13. 5. Izo ni nimero za Haguruka Business Center, nizo watuboneraho. Ndaza kubona zishyize no hasi ahanga munsi y'ikiganiro, wenda bagenda banabibona. Yego. Ubwo wenda ndumva igihe cyose rwose babafasha. Noneho kuri ba bantu badafite ubushobozi buhambaye, hari uburyo buzabafashamo. Abo bantu nabo turabafasha cyane. Ijambo navuga, ndagushimiye wowe munyamakuru wifuje ko twaganira. Yego. Nshimira umunyarwanda n'umunyarwandakazi aho baherereye. Nshimira umuntu wese uri kunyumva anakureba anandeba. Nshimira Perezida wa Repubulika kubiterambere tugejeje. Iyi mikoro mfite nubwo atari wayiguza ni watumye yinjira mu gihugu kubw'umutekano. Nawe kugira ngo umunyamakuru nuko wagiye kwiga, nkuko kujya kwiga mu gihugu kirimo amahoro n'umutekano. Rero niwe nshimira. Yego. Nkashimira n'Imana yamuduhaye kugira ngo abashe kutuyobora neza. Ibyo tugejejeho ni byinshi kandi ni byiza. Ejo bundi turi kwitegura kongera kumutora. Urumva rero amajwi menshi
nuko ntawe wemerewe gutora birenze rimwe nge numva n'amajwi igihumbi nayamuha kuko ni umubyeyi mwiza n'umutubonera uzamudusuhuriza. Yego nawe ushobora kumubona mbere kuko uri rwiyemezamirimo mwiza, ejo wabona mu nama y'umushyikirano cyangwa se indi nama y'abantu runaka ugiye ukagira ibyo uvuga. N'ubundi ntekereza ko intambwe ufite n'uburyo n'umurongo mugari urimo no kwiha intego yo gufasha abantu bose cyangwa abanyarwanda, ni umurongo mugari ujyanye n'ubundi n'ubunyarwanda n'izindi mbaraga zose zikora kugira ngo zihurize hamwe kugira ngo igihugu cyacu kibe giteye imbere kandi gifite abanyarwanda bihagije, abanyarwanda bafite agaciro, abanyarwanda bafite intumbero nzima ejo heza hazaza. Yego watubwiye ko wagiye usenga cyangwa se n'ubundi wakoraga iyobokamana ryagiye ikuyobora muri ibi bintu byose, noneho wenda reka tubere nk'abagira wenda nkiriye reka ngusabe nk'isengesho waha umuntu uri kureba iki kiganiro ariko uri muri bwa bukene bukiri hasi, iryo sengesho ribe rikubiyemo uburyo wamuha n'umurongo mugari ndetse no kumusengera cyangwa kumufashiriza ku Mana kugira ngo imushoboze kugera ku heza yaririmba cyangwa se yavuga yakwishimira, nk'uko nawe uri gutekereza hahise hejo, intambwe zawe z'ejo ukumva iz'uyu munsi ziraziruta. Yego reka tubafashe tubasengera nubwo turi muri business ariko ntabwo twataye Imana. Yego n'Imana turi kumwe. Yego turagushimiye Imana igira neza, tugushimiye ku Rwanda waduhaye n'abanyarwanda, tugushimiye ku muyobozi waduhaye ndetse n'abafatikanije kuyobora, tugushimiye ku mutekano mugari ukomeje kuganza mu Rwanda. Si kubw'amasengesho menshi ni kubw'urukundo dukunda. Mwami w'abami, aya masaha turagushimiye tukweretse abakurikiranye ikiganiro cyacu kuri televiziyo, nyemero bagire neza kandi ikiganza cyawe kibagereho. Mana, hari abatwumvise bakeneye kwiga ariko nta bushobozi, ndabasengeye ngo bacire inzira kandi ubahe ubwo bushobozi kuko uri Imana igira neza. Nyemera Mwami w'abami uturindire igihugu, uturindire abanyarwanda bari mu Rwanda ndetse no hanze yarwo bagiye mu mirimo itandukanye. Nk'uko abanye nanjye ukandinda, nanjye nsengeye buri munyarwanda wese uri hanze y'igihugu ko ngo umurindireyo. Dusengeye ingabo, dusengeye abashinzwe umutekano w'igihugu, dusengeye data twese abarwayi bari mu bitaro bitandukanye kugira ngo ikiganza cyawe kibagereho. Indwara baba barwaye zose wowe ufite ubushobozi bwo kubakiza kandi Uwiteka mukiza mwiza, ndakwinginze kugira ngo wumve ijwi ryo gusenga kwanjye. Mwami w'abami, ndasenze kugira ngo iki gihugu gihinduke paradizo mu buryo bw'imikorere, mu buryo bw'imisengere, mu buryo bw'ubufatanye. Kandi Uwiteka Mwami w'abami, turasenze kugira ngo udukingure amarembo mu bihugu byose, kandi umuyobozi waduhaye dusengeye Mana yo kwiringirwa, amatora ari imbere, turayasengeye kugira ngo Uwiteka uzayobore neza, kandi Mwami w'abami uzakomeze kurushaho kumuha ubwenge n'ubuhanga kugira ngo atuyobore neza. Shigwa ejo kuko uri umukiza mu izina ryawe Yesu, amen. Amen. Murakoze cyane. Yego murakoze.